nubwo imyaka ishize ari 46 na n'ubu urujijo ruracyari rwose ku rupfu rwa Gregoire Kayibanda wahoze ayobora u Rwanda kugeza mu 1973 ubwo yahirikwaga n'inshuti ye General Major Habyarimana Juvenal. Ubuzima bwa Kayibanda nyuma y'uwa gatanu Nyakanga 1973 ntibwongeye kuba ubusanzwe kuko yashyizwe muri gereza ya leta akayivamo agakomereza mu yindi yo mu rugo rwe rwari ruherereye i Kavumu, ubu ni mu karere ka Muhanga. Kayibanda yapfuye mu gitondo cya tariki ya 15 Ukuboza 1976 apfa urutunguranye ku buryo na n'ubu urupfu rwe rutavugwaho rumwe. Bamwe bavuga ko yishwe, abandi bakavuga ko yazize urupfu rusanzwe, ariko umucyo kuri ibi byose uracyari kure nk'ukwezi. Abahoze ari ibikomerezwa ku butegetsi bwa Juvenal Habyarimana bakiriho bararuciye bararumira, n'abagerageza kubivuga barabikwepa cyangwa bakabihirikira ku bandi. Ubwo Habyarimana yabazwaga uburyo Kayibanda Gregoire n'abandi banyapolitiki bakomokaga Gitarama bishwe nyuma ya coup d'etat, yagize ati barabanyicanye, yongeraho ko ababikoze ari abakozi ba leta bagize urugomo. Igihe yaganiriye na Paul Rugenera wahoze ari kaporale mu ngabo za leta FAR ubwo Kayibanda yahirikwaga ku butegetsi, uyu yamaze imyaka 2 ayoboye abari bashinzwe kurinda Kayibanda mu rugo rwe rwari ruherereye i Kavumu ngo adatoroka. Yatangiye asobanura uburyo Kayibanda yageze i Kavumu akuwe muri gereza yarafungiwemo, ubu ni mu karere ka Burera. Kwa Kayibanda nyine icyo gihe urumva Kayibanda yari yaravuye ku Rwerere ari Kavumu, ariho iwe bamucungiraga nyine cyane. Yavuye ku Rwerere kugira ngo aze i Kavumu ko nyine yarafungiye ku Rwerere, ko yajaga kuburana mu rukiko mu Ruhengeri avuye ku Rwerere. Ubwo imanza zirangiye n'ubundi arakomeza abayo. Paul Rugenera yahawe inshingano zo kurinda Kayibanda, umugore we Vere Diana amaze iminsi apfuye. Kayibanda yabanaga n'umuhungu we witwaga Pio wari uherutse gutumizwaho ngo aze kubana na se avuye mu Bubiligi aho yigaga. Umwanya munini Kayibanda yabaga ari mu nzu, agasohoka gake nabwo agiye gusoma ibitabo. Ese mu yandi masaha yabaga ari gukora iki? Nagiye kubona muna arasohotse afite dictionnaire, petite dictionnaire bitaga nyine ka Larousse, nuko agafite mu ntoki, yambaye costume. Nuko ubwo nanjye etaka k'umuntu nyine waba umusirikare nyine no kugira nyine ndagenda musanga nyine hafi mu biti yarahagazemo igiti cyitwaga Cre de Bœuf. Yakundaga nicyo yakundaga kuba arimo asoma iyo dictionnaire. Ndagenda ndamusuhuza, ntimukomere ex president, ati muraho mu nzu ye cyane. Twumvaga ninjoro nka 5 z'ijoro ari kwandikisha machine, ahitakisha rwose machine mécanique, kahitakisha kamara nk'amasaha 2 yandika. Ubwo byagera nko mu 6 z'ijoro akahagarika ariko ko yabaga nawe agiye kuryama kuruhuka. Ibiribwa Kayibanda yaryaga, Rugenera avuga ko byaturukaga kwa nyirabukwe wari utuye haruguru y'urugo. Ni mu gihe abasirikare bamurindaga bo baryaga ibigemuwe n'igisirikare. Mu gihe cyose Rugenera yahamaze, avuga ko nta wundi muntu wamugemuriraga atari nyirabukwe. Kayibanda we ukuntu yaryaga, boy ibiryo byamutungwaga byategurwaga kwa nyirabukwe, niho byategurirwaga. Pasiko umusaza ngo bakoranye yari umuboyi we ari president, n'ubundi yarakomeje araza akaje mutekera ari kwa nyirabukwe. Nyirabukwe yaratuye hejuru yiwe, niho yaratuye. Ubwo ibiryo niho babiteguriraga, tukabona uwo musaza nyine yarabimanukanye abijyanye nyine kwa Gregoire Kayibanda. Uretse ngiye ko nta chance nabonye nyine Sagatwa aje kumuhemba, bavuga ko Sagatwa ukwezi yo kwashiraga yazaga akaza kumuhemba
Piyo niwe nawe twaganiriye arambwira ati nibyo koko yazaga kumuhemba ati yamuzaniraga umushahara uhwanye n'ibihumbi 53. Umuhungu we niwe wabimbwiye Piyo Kayibanda. Kayibanda yahiritswe n'inshuti ze magara, by'umwihariko Habyarimana Juvenal wari minisitiri we w'ingabo akaba n'umugaba mukuru wazo. Benshi bafashije Habyarimana kumuhirika ni abasirikari yari yarazamuye mu ntera abahereza amapeti. Ese Kayibanda yafataga gute ubutegetsi bwamuhiritse? Rugenera arasubiza. Nuko nkamubaza ndetse nengeragiye mubajije nanjye ndetse ex-president iyi leta yabasimbuye ntacyo mwayivugaho? Nuko arambwira ati ntacyo twayivugaho, ati biracyari vuba, ati kiretse nyuma y'imyaka 5 niho twagira icyo tuyivugaho. Ati nyuma y'imyaka 5 niwe uzaba uriho nanjye ndiho uzaze kubimbaza. Nuko yambwiye ati naho ubundi biracyari vuba. Kandi kuko naje gusubiza amaso nyuma y'imyaka 5 zonko leta basubiranyemo icyo gihe bari izinde niho bafunzwe bavuga ngo bari bagiye gukora kudeta muri za 81 niho bari izinde bafunzwe n'abandi bavuga ngo bari bagiye gukora kudeta Habyarimana. Ndabara nsaga ya myaka 5 yampaye koko ibintu birahindutse. Gukurwa ku butegetsi nabo yitaga inshuti bishobora kuba byaratumye Kayibanda atinya cyane abantu kugeza no ku baturanyi be. Ibyo bigaragazwa nuko yari yarabujije abashinzwe kumurinda kuba bahurushya umuhungu we Piyo ngo ajye kuzerera mu baturanyi. Rugenera avuga ko yari yarabonye isomo. Abaturage baho urumva ntitwavuganaga nabo kuko twari turize Kayibanda, twe ntitwajyaga mu by'abaturage, harebaga ibyo kwa ex-president Kayibanda, ariko twabonaga abaturage nyine batuye aho ngaho bakora imirimo yabo. Ubwo yaje no kugira nyine urumva umuntu wagomba kujya ashikirana nabo ni umuhungu we, kuko we ni papa prisonnier yari yaraje kugira ngo abane nawe. No mu mategeko twari dufite yo kubarinda ntabwo we na papa prisonnier, ahubwo se ni we waraduhaye amategeko aravuga ati umuhungu wanjye bashobora kugira abaturage bakaba bamwangiriza, kuko paske ngo hari igihe yari ari mu Bubiligi bamurogiye abana 2 bahita bapfa, yaragiye mu Bubiligi ba Kayibanda. Urumva ibyo bintu byari byaramuteye shoke, nibwo yatubwiraga ati no umwana wanjye nawe murabona arakuze bashobora kumwangiriza, ntimuzaje mumwemerera ko yatemberera mu hanze. Mu bivuga ko byahitanye Kayibanda harimo ngo n'inkoni yakubitwaga n'abasirikare bamurindaga. Rugenera yabihakanye yivuye inyuma. Reka urumva yarazaga nyine urumva akajya kumuganiriza akagira nkamubaza n'ayo mateka y'ukuntu yayoboye igihugu n'abo baminisitiri be n'iki. Ntabwo rwose nta byigeze bimubaho. Gusa nyine bari muri iyo ntuza muri aya mateka y'ukuntu yavuye ku butegetsi, niho numvise ngo baramukubitaga. Ibyo numvise nabwo wari bikora Imana wabivugaga nawe atanga amateka ngo niba ari ngo ari burasanzwe ngo bamukubitaga ngo bagiye kumukorera nkete. Urumva uwo ntuza yarabihakanye ati no ati ngewe nari mfite amapeti yo hasi, wari udukuriye ni Major Mutabazi, sinzi n'undi bari hamwe, ati nitwe twagendaga tugiye kumubaza ukuntu nyine yava ku butegetsi tumukorera intuza. Ba perezida bari bayoboye inteko nyine banyoboye kaje gukubita perezida. No ati birabikora Imana avuga atarambishyira. Mwisi naho numvise reka kavumu nta no twasimburanaga ari wowe narabona simburaga, nta byigeze biba rwose, nta wigeze amukorera turutire cyangwa ngo agire. Umunsi umwe ibintu byarahindutse mu barindaga Kayibanda. Hari ku wa 6 ubwo umuhungu wa Kayibanda witwaga Piyo yarwaraga. Ntabwo ikipe ya Rugenera ariyo yari ku burinzi icyo gihe. Iya Serija Ntigashira niyo yari yakoze. Ntigashira yafashe umwanzuro wo kujyana Piyo kwa muganga. Bavuyeyo bikoza mu kabari ngo bafate rimwe. Kubw'umwaka umwe mu basirikare bakuru
yaje kubabona. mu kinyarwanda baca umugani ngo utazize urushako ngo azirana arabyaye. Bo hari samedi, ubwo iyo date samedi hari lo sergent, nari ngiye gusimbura nyine kwa gatandatu, twasimburana kwa gatandatu. Ubwo nsanga yanditse mu gitabo twahaniragamo amabwiriza, yanditsemo ko yajyanye Pio Kayibanda kwa muganga. Aragenda bavuye kwa muganga banyura ahitwa ku Kamazuru hejuru ya Trafipro. Ubwo ngo hari umugabo wari ufite butike witwa Gasarehe, nuko baragenda baje gufata micupa. Nibwo maneko wari ukuriye bamaneka igitarama witwaga Jemusi aha basanze, nuko we nta kindi yakoze, abonye umusirikari n'uwo muhungu Pio Kayibanda, nta kindi yakoze, yahise telefona Rizinde ati noneho byacitse, ati Kayibanda yaje gusindisha abasirikari kugira ngo abone uko acika. Urumva atanga iyo information muri ntuze nyine kwa Rizinde. Ubwo Rizinde nawe yahise telefona mu kigo, telefona komanda w'ikigo. Ubwo ajida chef afata ijipe araza hafi aho ku Kamazuru araperereza, nuko batiri n'umusirikare wari hamwe na Pio Kayibanda n'umwe bavuye kwa muganga. Ubwo yasanze bahavuye bideparashije, nuko ati amuvanye kwa muganga nuko banyuze hano, ati nta bundi. Ubwo abafashe iyo renseignement nyine aragenda asubiza nyine Rizinde ati no, ati n'umuhungu wa Kayibanda bari bajyanye kwa muganga, ati ntabwo ari Gergo Kayibanda. Nuko nkorana n'umize Caporal Joe wo Ntigashira wo muserija. Bo nuko imodoka ndayohereza muserija nyine, bamaze kugenda hamwe nk'isaha nawe barahageze na Pio Kayibanda. Nuko ndamubwira nti abasirikari nyine twanyurumize imodoka nayohereje, nuko kuresha uko ushoboye usubire mu kigo. Bambuje mu kigo. Nuko yaragiye yaje hepfo ku muhanda nyine, aho ku muhanda kuri kaburimbo, afata imodoka imugeza ku kigo. Akigera ku kigo ngo yasanze sous-officier d'unité yamwiteguye, ahita amujyana kuri raporo kwa komanda w'ikigo. Nta kindi bahise bamukorera, bahise bamukuramo imyenda yambara civile, bahita bamutirishiriza muri gereza Gitarama. Rugenera nawe rwari ruriye abandi rutamwibagiwe. Ibya Serge Ntigashira birangiye, niwe wakurikiyeho ashinjwa kuba mu mugambo umwe nawe wo gutorokesha Kayibanda. Igeze kwa gatandatu nanjye baje kunsimbura, nuko ndagenda ngeze mu kigo. Bo nsanga nanjye sous-officier d'unité, nanjye yanyiteguye, ahita njyana kuri raporo. Nuko ngeze kuri raporo, nuko Rojida chef ati ntiwigeze untumaho umbwira ko Fils Kayibanda bamujyanye kwa muganga. Ariko nakweretse muri consigne ko ari na pas prisonnier, ntafite uburenganzira bwo kujya kwa muganga. Ngo yanga ubwo wagomba kubimenyesha ko Serge amujyanye. Nuko ati ngukatiye imisi 10 ya kasho. 10 jours kasho, c'est la punition militaire. Ndagenda ubwo mfita nkuramo imyenda ya gisirikari, mfata nkuramo inkweto nyine njya mu kasho. Ubwo mazemo kabiri, chef de poste nagiye kubona munaje kundebaho kasho, ati umenye ati suzi n'ibindi nti, ati amapeti yawe bayakwatse, ati uri soldat, ati nukiri kaporali. Ishati y'amapeti yariho nyine barayijyana, baje kunzanira indi itariho amapeti. Nuko ubwo mbabaye soldat. Ubwo nyuma y'imisi 2 nagiye kubona n'umuri chef de poste araje arambwiye mu kasho, ati va mu kasho vuba vuba, ati genda uzane ibikoresho byawe bya gisirikari byose n'ibiki byose, ati dore imodoka ya gisirikari igomba kukujyana muri Etat Major i Kigali.
mbese motifu bakoreye yafunze le sergent Gashira, ubu nagiye gusimbura, nanjye niyo banditse mu gitabo muri livre militaire. Nuko ariyo raporo imaze kugera muri etat major, bahise bohereza telegram mu banyakamapeti bati turabona, nuko bati turabona, ubwo baransomera bati turabona uri soldancier, ntuza komanda yagukonfiye kuja kurinda ex president Kayibanda, tubwire umuntu wafashe umuhungu wa Kayibanda akamujyana mu bubare hirya no hino ko ikavumo. None ngewe nagiye ndi chef d'état-chement ari kwa gatandatu, ngiye nagiye gusimbura le sergent Gashira. Nuko none navuga ko nagiye ndi chef d'état-chement, kumva ari gitangaza, bagira iri pari ko bahise batekereza batera le soldat manza il est troublé. Nuko mvuze nagiye ndi chef d'état-chement, ubundi d'état-chement ibiyobowe ibigizwe n'abasirikari 30 plus hejuru y'importo, ni ubundi yoborwa na un officier cyangwa sous-officier. Ubwo bahise batekereza bati ukuntu soldat bamuhaye importo yo kuja kurinda Gregory Kayibanda, bati ntibishoboka, bumva ko mbese ibyo bambazaga ntabyumva ndi trouble. Nuko noneho arasubira mu bwa kabiri ati ngiye kugusomera wumve, ati turabona uri soldancier, komanda yagukonfiye iposta nguje kurinda Sheikh Perezida Kayibanda, tubwire umusirikari wafashe umuhungu wa Kayibanda akamujyana mu bubare. Ariko ngiye nababwiye ko nagiye ndi chef d'état-chement, ngiye gusimbura le sergent Gashira. Noneho idosiye abagikubise hasi, agikubise hasi abaraka nyine ko tutahuzaga nyine ibyo nabasubizaga. Nuko noneho juge nyine uwabandi leta no wabandi nawe wari ku ruhande, dosiye barayifashe, arambwira ati ngiye kugusomera wumve, ati wumve ibyo gusomera, ati ubyumve neza, ati ubyumve. Nawe mbona arakaye, ndamwihorera. Noneho afata dosiye arasoma, aho kugira ngo musubize bya nababwiraga nti nagiye ndi chef d'état-chement, ndamwihorera. Noneho sinongera kuvuga. None nta kintu nakoze parce que liste z'abasirikare najyanaga Sheikh Perezida Kayibanda navaga muri détachement nkazikarasa iwanje muri dosiye yanjye. Uko abasirikare natangiye nyoboye ngiye muri détachement Sheikh Perezida Kayibanda, urupapuro rwose zose ubwo njya muri urwo rukiko nayo nazizanye, ndazitondeka kuko nayo nazitondetse, ndagenda nzikubita imbere ya perezida wari uyoboye urukiko, conseil de discipline, komanda Ngirumpatse. Ntise mo komanda ibi ninjye wabyanditse. Arareba urupapuro rwa mbere, ntangira kujya muri détachement abasirikare najyanye, arasoma asanga icyo gihe najyanye abasirikari plus de 35 cyangwa 34 gutyo. Ubwo bose barazihererekanya bareba bati se wari kaporari, nari kaporari. None se amapeti bagize ntibohereje telegram muri etat major, bamaze kunkorera raporo, komanda w'igitaramo amaze kunkorera raporo, iyo raporo igeze hano bahise bohereza telegram amapeti bayankuraho, bavuga ko ntakiri kaporari. Ubwo rero nibukiye n'ubundi nibwo banyohereje muri urukiko rwanyu. Noneho umwe uwabandi ahita ambaza ngo none se ngo ntiwatubwira amategeko mwakurikiza Sheikh Perezida Kayibanda? Ndamureba, ni rero amategeko twakurikizaga Sheikh Perezida Kayibanda, uretse komanda uretse chef d'état-major wayatanze akaya komanda wanjye na komanda wayampaye, bayambaje nta wundi nayabwira, niwo nayabwira, nta wundi nayabwira, ntabo bantu bombi ndabihorera. Komanda Ngirumpatse wari perezida wa conseil de discipline aranyitegereza ati mumureke, ati uyu n'umusirikare, ati sezera, ati okay.
nuko ubu ndi perezida nyine musezeraho nyine kuri ndamusezeraho mukubita insari. ese Kayibanda yaba yarigeze na rimwe asaba abamurindaga kumutorokesha? Oya rwose nta hino rwose yari ntacyo uretse nyine yarasohoka nyine aje kwisomera nyiri ibyo bitabo akarangiza mbese agafata nk'ako kuka hanze akisubira mu nzu ye. Rugenera yagize amahirwe ntiyirukanwa, ariko amapeti arayamburwa. Kubw'amahirwe imyaka 10 yari igiye gushira yinje mu gisirikare, kontara irangiye yanga gusinyira kabiri. Ntigashira na Rugenera bamaze kuvanwa ku burinzi bwo kwa Kayibanda mu kwakira 1976. Ibintu byahinduye isura, Kayibanda ashyirirwaho amabwiriza akakaye. Amategeko y'abamurindaga yahindutse ahinduka. Ubwo nageze mu kigo mvuye muri discipline nitegura kujya ku Kibuye. Ubwo abasirikare nyine twajyanagayo bakomeje nyine kujya bajyayo, bampaye amakuru bati no bati ubu bafashe umwanzuro bamufatiye mezire iteye ubwo bati ku buryo ashobora no gupfa. Urumva nyirabukwe ni wamutekeraga ibiryo byamutungwaga byategekwa kwa nyirabukwe. Bo ngo bahise bahakorotira inzira barayifunga. Ari umusaza wamutekeraga ari nande ntabwo bongeye kugira bamugemurira. Iri pare no kumara nk'ayo mezi abiri nyine wenda ukwa 10 n'ukwa 11 sinzi umanza yaratunzwe wenda n'utwari turi mu nzu, wenda tuza gushira hari sinzi, wenda yatunzwe wenda no twarasi wenda twari turi mu nzu, wenda biza gushira si ageze aho yitaba Imana kuri iyo tariki kuri 15. Ubwo rero Pio Kayibanda nawe abaho nyine nawe urumva yarabayeho nawe muri iyo misi. Icyura urumva isamaze kwitaba Imana nawe bamushinguye ngo mu gikari nyine hafi y'imva y'umudamu we ni hashinguye. Igitabo cyitwa Toute ma vie pour vous mes frères cyanditswe na Baudouin Paternostre kivuga ko mu gitondo cya tariki ya 14 Ukuboza 1976 Kayibanda yatangiye kuribwa mu gituza hafi y'umutima. Ku mugoroba bamuzaniye umuganga aramusuzuma, avuga ko indwara arwaye idakanganye, amwandikira imiti mike. Nyamara indwara yakomeje kumuzonga muri iryo joro. Kayibanda apfa saa 10 z'ijoro tariki ya 15 Ukuboza. Bivugwa ko yaba yararozwe cyangwa agahotorwa na komanda Elisa Gatwa wakoraga mu biro by'umukuru w'igihugu, ariko nta n'umwe ugaragaza ukuri kwabyo.